Okay, ubwo nzabwira Christian uri uva mu Bushinwa nawe narangiza kunkoreshereza turatuntu namubwiye ku ruganda. Sasa ubwo tuzavugana. Uretse gato ndabona ndi busy kanze nkuvugisha. Sawa. Sister bitase. Ni sawa. Urabona katavuze kumshirana se. Iracamo. Ndakenera kandi. Wowe mwazakise. Jewe nkenera karikeri n'ubundi. Nawe unywa karikeri. Okay. Muzane karagatebe nyine tube tuganiraho gato. Utumirize n'akantu kawe. Bege cyane. Ndabona tabisa. Tereka umbwire. None se amakuru. Amakuru ni meza boss. Witwa bande? Je nitwa Delila. Delila. Yego. Umwe muri Bibiliya se? Aya. Kombiza ariko niko nisanze. Okay. Nanjye nitwa Kibonke. Urabona ari byo? Ndabibona. Okay. Gusa nakwishimiye. Kandi ndabona uteye neza. Sure. Cyane. Wari ubizi se? Ntabwo nari mbizi. Ntabwo uri fotoza se ngo urebe ku ifoto uko biba bimeze? Ntabwo biraba. Ufite telefone zimwe hariya ngo ni smartphone. Hariya ngo du selfie ngiki. Phone mfite. Mfite gatoya kamwe k'amatusha. Okay, usanze nawe ndi kuvugana n'umuntu uri Dubai. Ndamubwira ibintu arimo pakira umuzigo, mfite umuzigo Dubai. Nzakubwira ashyiremo agatelefone kawe. Ari kibazo? Murakoze boss. Nzakaguha nikaza nzakumubwira akohereze. None se birashoboka se ko twagirana ikiganiro gihagije ko nshaka mbega nakwishimiye so? Ndabikunze cyane ariko nahoze numva uvuga nk'umuntu ufite stress. Stress ntiyabura. Urumva bijyanye n'akazi tugira akazi kenshi. Mfite company ikora ibintu by'ubwubatsi, ndacuruza kenkabiri, nkakora n'indi business uzayimenya ariko mu minsi iri imbere. Wenda nshobora no kuzaguha akazi biso agashobora kumenyereye gukora mu kabari. Nashobora n'ibirenze byo. Ibihese iki birenze byo ni mbikwereke. Nta kibazo. Mu mwanya reka nanjye mbirebe noneho ndebe niba hari ibindi washobora zagushakira akazi muri company yanjye ngowe mu mwanya. Nereka rwose. Umwanya nkabikwereka nanjye niteguye kubikora kugira ariko yuko njye nashobora n'ibirenze ibyo ngibyo. Se witeguye kubibona? Ndabyiteguye cyane. Ndabona uteye neza. Nyine ikintu nshaka cya mbere tangira kumaramo stress. Ibyo nabyo birimo se? Yes. Warabyize? Uri umujenekologe? Ntabwo byari kunabyo kubera wowe. Ndabona usa nk'umuntu uzi ibintu bidasanzwe. Ariko unyemereye nakumaramo izo stress zose ufite. Oya. Biba witonze gato sibyo? Ibyo nabyo birimo se? Nyine ndi kugerageza kukwereka icyo nshoboye. Yes. Umva babarira. Ntabibonye. Cyangwa nagwanyishimiye. Nagwanyishimiye. Oya nakwishimiye. Se urabona turi no hanze. Hano nta muntu uhari. Aha ni mu gikari nta muntu uhari. Urahizeye neza? Nyemerere njye nta kibazo. Okay, nta kibazo. Akanya nyine nkiyereka ko bishoboka. Ni karibu nanjye nakubwiye ngo gusa uteye neza ahantu hose. Wabibonye?
hose ariko nzabona ibirenze ibi ngibi. Yes. So waretse tukabanza tugafata ko kurya no kunywa. Ariko bishatse nanjye nabaza nkwita kuko ntabwo byihutirwa cyane kurusha ubuzima bw'umuntu. Ndumva naniwe kereka wenda turi mu gitanda. Wizi bya massage? Yes, urabona izo intoki zitabasha gukora massage. Ntabwo nabyize ariko ntabwo byananiye. Kabisa. Ariko mana we umva ijya kukurema kabisa yari yakoze ibintu. Ushaka kureba neza? Haguruka. Yego. Haguruka rwose. Ushobora kuba utabonye umwanya wo kundeba bihagije. Ushaka kureba uko bimeze. Ko mbona woroshye cyane. Tubaye turi kumwe. Wanakoraho kumva njye ntabwo. Gukoraho se? Koraho mbere. Umaye uburenganzira? Ndabuguhaye. Ya. Umva. Koraho. Ndabona byose byuzuye. Oya si ngombwa. Hindukira turebe. Yahindukira. Yewe. Umva. Nangaye ndi bukuye. Ndahita mbwira umwana umushoferi asigaye mu modoka. Azane agashekiye mwandikire sheke. Nangahe naguha kugira ngo nge nawe ubu wanjye atazagira ibindi bigabo byongera kuza bigukoraho. Sinshaka kuzakubona hano mu kabari abandi bagabo baza bagukoraho baguhamagara. Kwanza kuva uyu munsi uzongera gukora mu kabari. Sure. Cyane. Ndakugira manager wa company kanjye. How ikintu cyo kwitura? Ye gushekinga koko no usinya sheke. I'm gonna shake and make you to sign the shake. Shake your belly. You want me to shake? Yes, I want it. You want to see how I shake my body? Yeah. Good. Umva. Kumubwira urumva ayizana. Kanze muhamagare. Shoferi. Zana iyo sheke. Inzanire hano mu gipangu. Sawa, gira vuba kandi. Sawa. Harya wambwiye ko witwa Delira? Yego. Ntabwo wayi Delira umwe bavuze kabisa. Oya. Umwe bavuze pe. No. Ngiye kuguha miliyoni 20. Angahe? 20. Miliyoni. Nushaka unyitwarire. Miliyoni 20 ugende wicara utuze. Nzakugurira imodoka yo kugendamo. Nzaguha igipangu cyo guturamo. Isaha n'isaha ngushakiye nge nk'uwo. Hari ikindi warenzaho? Oya, birandenze. Si friend se. Ahubwo najye kugura ibyishimo. Umva reka nze nkubwire. Ibyo nkubwira ni ukuri. Kuno nanjye ndikwitora. Kanze yewe. Yewe mwibishiye mushaka. Ngendere. Nanjye ndere. Uri ready? Ya. Okay, reka tugende. Kana twaze phone. Nta kibazo. Tugende. Ushaka icyumba cyiza. Oya, biteguye sinjye bitegura se. Turi buganiremo. Sawa. Cyo turi mu mwera makantu. Harya ibyo kurya mugira ibihe. Ndabikubwira boss, ndabikubwira mu cyumba. Sawa. Ya. Okay. Yewe.